ubu nuko mbanje mwaramutse neza mumeze nizere ko mumeze neza namwe muri nizere ko muri positive ibintu byose biri kugenda bicamo ruhande kandi nabo bitari kugenda bicamo bizagenda bicamo tarirarenga nizere ko mumeze neza muherere wose abari gukurikirana iyi channel ya Lisi France Lifestyle karibu ndabakiriye cyane kurikirana iyi channel ya Lisi nimba rugambere uri muri mushyashya wakanda like cyangwa ukora subscribe wakanda subscribe kugira ngo ibiganiro zayambagezaho byinshi bitandukanye bitazajya bigucika bizagiye kugeraho mu bambere. Iyi channel ya Lisi France Lifestyle tuvuga ibintu byinshi bitandukanye by'ubuzima busanzwe, ibintu byekeranye na beauty, byo kwitaho n'ibiti byose, turanateka rimwe na rimwe, turungura n'amatips y'ubwenge. Urumva ntucikanwe, ntugende udapyonza hariya kuri subscribe kugira ngo bizajye ibiganiro byanjye bizajye bikugeraho akiri kare. Nimba ari ikintu cyako dusharinga cyangwa ikintu cyako navugaho nizere ko wakandika muri commentaire ntacyo nzagusubiza. Ngiye muri kuvugana hano nitwa Lisi ndumerere hano mu Bufaransa. Nawe twamenyana bishatse muri commentaire twamenyana wanyandikira aho herereye ukambwira ni munsi ngiye kubaganiza umuntu ushaka amavuta meza ninatira amavuta meza cyane ndaje mbereka amavuta meza Nivea kona kora ubwenge we amavuta ni meza cyane. Aya mavuta ya Nivea na amavuta yagenewe kuri buri muntu wese waba uri umukobwa cyangwa se umugabo cyangwa se amavuta akoresha umugabo na amavuta akoresha umukobwa na amavuta akoresha no ku mwana wayamukoreshaho rwose ni amavuta meza cyane washobora gukoresha buri munsi. Ikindi kandi kiza cyayo nuko nkakuno yasize ku ntoki arahagafataho ku ntoki afite impumuro nziza ni n'amavuta adahenze cyane. Ikindi kandi ni n'amavuta ushobora gukura ahantu hose ushaka kugira kubona ahantu hose mu buryo bukoroheye rwose. Mu Rwanda ahantu hose ushaka kubona ahantu bacuruza amavuta baba mushaka amavuta meza cyane mujye mujya ahantu muri ntuza apana za boutique zo muri quartier namwe murabyumva mujye mujya muri ama boutique acuruza amavuta meza asobanutse hariya mu mujyi hepfo rwose haba hari amabutiki acuruzamo amavuta asobanutse cyangwa se no mu supermarket yandi no supermarket meza cyane wayakuramo na amavuta ushobora gukura ahantu hose kuyabona ni ibintu byoroshye cyane. Amavuta ya Nivea yaba mu bwoko bwinshi cyane hari n'amavuta ntuzanire yagira ari brightening agira cyesha uruhu nayo nindamoka nyabonye nzabireka ariko ni agira ubwoko bwinshi cyane. Ngiye gutangira kwita ku ruhu rwanjye nkoresheje produits naturels. Ino marike ya Nivea ni marike nakurangira kabisa ni amavuta meza ushobora gutangira gukoresha ku ruhu rwawe rwose wasiga n'umuntu ufite kunda kujya nk'ibirenge bigize bigira umweru bikunda kuba umweru cyangwa se byumagara cyane ushobora kuyakoresha munsi y'ikirenge kandi arafashe dore kambereka ukuntu ameze mu imbere urebe dore gutya ugashiraho duceya n'urugero ubundi ukavanga ahita ashyira mu ntoki. Hari ukuntu umuntu zigira hari ukuntu umuntu yisiga amavuta abanga gutya amavuta mu ntoki ukabona byanze no gufatanuka mu ntoki zikasigara n'umwe n'ibiki ariko urayavanga rimwe kabiri bum ukabona yashizeho dore mu ntoki ari kugira ariko hameze neza rwose ari kugira amavuta afata ku mubiri neza kisiga neza ukinogiriza waba uri gushaka n'amavuta ni meza cyane. Amavuta ya Nivea afata ku ruhu atuma uruhu rugumana untuzi toto rugatuma uruhu rubengerana. Ikindi kandi n'amavuta meza ushaka gukoresha mu maso ushaka no kwisiga mu maso ku mubiri ahantu hose nta kibazo pe. Amavuta gafite impumuro nziza cyane ihumura anasigaye barahagukiye kwita ku ruhu kabisa bati abantu no kwitaho kabisa bati nubundi nutitaho nta muntu uzakwitaho. Mu mpamvu bati ndakora cyangwa se ngira nte amafaranga nunguka nyamaziki bavuga ati kanze ntangiye nite ku ruhu rwanjye rwose ni umva ati ni ibintu byo gushira imbere kwita ku ruhu rwawe kandi umuntu witayeho agaragara neza, umuntu witayeho ahumura neza, umuntu witayeho ubona agaragara neza cyane rwose. Bavuga ati ukabona umuntu aba ati umuntu abona afite agapo keza, umuntu abona rwose yitaho afite akabere keza aba yashoye nyine. Urumva nawe urabyumva ntago ushobora no kwisiga n'igikoto nta kibazo bikaguhira ukaba bifite agapo kawe keza ariko urumva nacyo uba wakiguze. Ariko nimuvuga ati ndashaka kugira uruhu rwiza cyane ni ibintu ushobora gutangira kwitaho cyane. Hari igihe umuntu atavuga ati muri se bingiki n'ibiki ariko ni ngombwa kwitaho ku ruhu rwawe ukitaho ukarufata neza ukarugirira isuku. Aya mavuta ushobora kwisiga no ku muntu abantu bakunda kugira n'ibirenge bigize ibirenge
byumagara cyane cyangwa se bakunda kugira by'umweru hasi cyangwa se n'amaboko akumagara ushaka gukoresha nk'amavuta yawe wakoresha nko ku ntoki ukayisiga rwose njyewe hano nkunda no kuyakoresha ku ntuza ku ntoki hakuri umuntu amaze koza nk'ibyombo urane intoki zisigara zumagaye zikaba ziri umweru ushaka kudufata neza gushyiraho dukiye kwisiga ku ntoki bituma intoki ziguma zoroshye zigatuma zikaba zitoshye urabona ko nta mweru uri kugaragaraho rwose intoki zirabobereye urumva n'amavuta ushobora gukoresha mu bintu byinshi bitandukanye ariko ikiza no kuyakoresha ku mubiri hose no mu maso ushobora no kuyasiga nta n'ikibazo ku bana ku bantu bakuru rwose nta kibazo Animal Care rwose ni amavuta meza arafashe urayisiga rwose ukumva nta n'igikotoro wanashyiraho ariko ubishaka wanashyira n'igikotoro ariko ntabona atari ngombwa n'amavuta afashe meza cyane ntago ari liquide cyane ushaka gutangira kwisiga utangira kumenya kwisiga amavuta y'amazi watangira nko kuri aya mavuta ya Nivea ni meza cyane arafata nta gikotoro ndabona nge uko nabibonye nta gikotoro wabukeneye ni meza cyane ushaka kwisiga neza cyane cyangwa ushaka kuba ufite andi mavuta asanzwe ariko wenda atanagufata aya ngaya wayongeraho rwose mu gusiga nk'ibirenge cyangwa se mu ntoki cyangwa hano ku mavi cyangwa hano ku nkokora niho hantu umuntu akunda hanini cyane umuntu akunda kugira umweru cyangwa se haba hakushutse cyane aya mavuta ni meza umuntu yashaka araboneka ahantu hose kuyabona ni ibintu ugize kindi nta nubwo ahenze cyane so nizere ko iyi video yakugira akamaro uri gushaka amavuta ushaka gutangira kwitaho aya mavuta nakurangira wayagira ni meza cyane ifoto so nizere ko iyi video yabagira akamaro hari cyo yigiyemo cyangwa se wonye nk'umuntu ushaka kuyarangira ati amavuta wayamurangira ni meza cyane kora share like nimba iyi video wayirebye kakugira akamaro cyangwa se ari kikunguyeho kora subscribe nimba utakoze subscribe please ni inkunga ikomeye cyane kugira ngo kandi nibigano nzayambagezaho bijye bibageraho ntibikajye bigucika so Imana y'amahoro ikomeze barinde mwakoze cyane kuri video yanjye amahoro cyane mbifurije kugira weekend nziza umunsi wa gatanu weekend nziza kuri mwese Imana ikomeze ibarinde ciao